Bavandimwe nongeye kubasuhuza cyane bifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni Tite Kamanzi ubasuhuza. Maze iminsi ntameze neza ndwaye, ngira ngo n'ubu murumva ijwi ritameze neza, ariko uko noroherwa ndagenda ngaruka mu murongo. Nagira ngo uyu munsi mbashimire uburyo mukurikirana, ndavuga abankurikira kuri Kamanzi Official. Ariko si ibyo gusa, si ugukurikirana gusa ahubwo no kunshyigikira. Iyi channel ikagenda ikura kugira ngo irusheho kugeza ubutumwa kuri benshi. Ndabibashimira. Hari umunsi wenda w'umwihariko wo kuzabashima. Hanyuma nagira ngo mbahe amakuru y'ingenzi atanga icyizere. Mbere na mbere, umuntu wese umayininga Pi Network ntacibwe intege n'ibyo arimo kubona ku ma platforms atandukanye ku byerekeranye n'agaciro ka Pi Network. Ibyo ngibyo na agaciro kagenwa nabo ubwabo n'abandi babafasha, ariko agaciro ka Pi kukuri kari muri ecosystem za Pi nubwo kataratangazwa gukoreshwa ku mugaragaro. Hari inkuru nahoze maze iminsi nsoma y'igihuha cyakwirakwiye ko amabanki yatangiye kwemera Pi Network kuri ka gaciro ka GCV. Iyo nkuru riko baje kwibeshyuza ko sibyo n'ibihuha. Hanyuma kandi icyo buri muntu wese asabwa mbere na mbere, usibye kumayininga, asabwa kuzuza ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo yicare yiteguye KYC ndetse na migration. Buri wese rero asabwa kuzuza ibisabwa gusa, ahasigaye ugategereza kandi ukamayininga, ugakurikirana n'amakuru noneho byaba ngombwa ukanayasangiza n'abandi. Ku bijyanye na Ruby Network, hari inkuru nziza yuko igihugu Ruby Network ikomokamo cya Vietnam giherutse gutora, abadepite baherutse gutora itegeko rigenga imikorere n'imikoreshereze y'ama cryptocurrency muri icyo gihugu. Murumva yuko nka cryptocurrency bafite ikomeye Ruby Network ko tugiye kuzabona uburyo bwo kwikoresha ku buryo busesuye, tubikomora kuri icyo gihugu ikomokamo cyashyizeho itegeko rigenga ama cryptocurrency. Mirror Network nayo ni muyimayininge kuko yo iracyagenda yubaka ibiyireba. Hanyuma natwe tuzabajya tubaha amakuru uko tuyamenye. Indi ya kane yabonetse nzababwira izina ejo cyangwa se mu kiganiro gikurikira iki, ni y'Abahinde. Ni y'Abahinde, ni nziza cyane. Noneho kuyiregisteringa yo rwose ngira ngo niyo waba uhumirije wayiregisteringa, ariko tuzababwira byimazeyo ibyayo mu biganiro bikurikira. Turimo kubitegura neza. Yego, ubu tuvugana ndimo ndayiga kuko ndimo kuyimayininga, ariko ndimo no kuyiga, hari ibyo ndimo kwiga kugira ngo nzashobore kumenya ibyo nababwira. Ntago ari ugupfa kubazana gusa, nyine ndabateguje. Hanyuma rero ndimo gutegura umunsi ndimo gutegura ni umunsi wo guhura n'abantu bafite ibibazo muri Pi Network, Ruby Network ndetse na Mirror Network. Niyo nshyashya tuzaba twamaze kugaragaza. Hanyuma hano muri comment habanza ndaza gushyiraho link ya groupe ufite ikibazo wese anyuraho kugira ngo aze guhabwa abone uko akomeza guhabwa amakuru y'uwo munsi ku buryo burambuye. Munsi ntiturawumenya, ako ndimo kubitegura. Hanyuma ayo makuru mugomba kuba muyafite, nta handi tuzajya tuyatambutsa ni kuri urwo rubuga rw'ubufasha. Ni ubufasha crypto mining niko rwitwa. Turashyira link aho ngaho muri comment, maze buri wese ufite ikibazo ukeneye kuzaza uwo munsi ajyeho amenye amakuru. Iyo gahunda irangiye ushatse urubuga waruvaho nta kibazo, nurubereyeho gufasha abantu gusa. Ariko nabwo nabafite ikibazo kuri iyo nsoro noneho, ahasigaye tukarukuraho abantu bagakomeza ku mbuga, n'ubundi ntibikubuza gusubira ku mbuga no gukomeza zo wari urimo.
ejo abantu bamaze iminsi bambaza bati kuvuga gukuraho groupe WhatsApp wabaye turetse ko hari abagifite ibibazo by'amatelefone ameza atya narya ubwo nabaye mbihagaritse nyine ubwo kumbuga turiho bizajya bimvuna ariko kugira ngo umuntu asakazeho ubutumwa ariko nta kundi zigumeho. Hanyuma rero ngana ku musozo turifuza kumenyesha abantu bifuza kugira ibyo bamamaza bya bicuruzwa cyangwa service baduhamagare tuvugane tufatanye, cyangwa se bifuza kuzamura imbuga zabo za YouTube nakazi mwabantu. YouTube nakazi, hari benshi rero baba bakeneye kugira content, hari ababa bakeneye kuzimanaginga kuyizamura paka kugeza ibaye monetize, cyangwa se mugakorana umunsi ku munsi. Ariko mu byo tuzakorana ntuzambwire kuvuga mu mining. Mining ni ya hano gusa. Igisata gisigaye ni cya entertainment, nkamenya ko wowe dukorana entertainment. Igisata gisigaye ni icy'amakuru na politike, nkamenya ko ari byo tugiye gukorana bene nk'ibyo ngibyo. Igisata gisigaye ni icy'umuco n'imibanire, nkamenya ko ari cyo gisigaye. Ikindi hari business muri rusange, icyo nacyo kiraho. Ibyo ngibyo nibyo bihari cyangwa se nibyo biri ku isoko, ariko crypto mining ni yana kuri Kamanzi official. Ikindi nuko urubuga twarwitije, ubundi urubuga ntago ari ibi ngibi rukora, ntago ari bwagomba gukora. Ubwo rero isaha n'isaha mushobora kubona ruhindutse. Turimo kugisha inama ukuntu twabigenza hagakomeza urubuga rw'ibi turimo, noneho Rwanda rwa Kamanzi na official narwo rugakomeza akazi karwo. Turacyabyigaho, hari abadufasha muri ibi rero turimo kujya inama ibizakurikiraho nzababwira, kandi nta cyo bizahungabanya muhumure. Ahubwo nibutse ubu ngubu abantu bafite ibibazo abari kuri Pi Network, kuri Ruby Network no kuri Mirror Network, mushobora kwandika muri comment ikibazo ufite. Ubu kugeza ubu ndasubiza ibibazo biri muri comment, ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma mwibuke kumayininga Pi Network niba ari ubwa mbere wumvise iki kiganiro, unyuze kuri Kamanzi official ukareba ikiganiro nimero 148. Hanyuma ushaka kumayininga Ruby unyura kuri Kamanzi official ukareba ikiganiro nimero 219. Waba ushaka kumayininga Mirror Network ukanyura kuri Kamanzi official ukareba ikiganiro nimero 250. Ibindi rero nkuko twabitangiye nabibabwiye turaza kugenda tubyiga. Mari impungenge abantu babonye muri step ya gatatu muri mainnet checklist muri Pi Network hahindutse umuhondo, niya cyende gahinduka umuhondo. Baragira ngo updating ibyo updatinga kugira ngo baguhe migration ya kabiri. Benshi rero ntibabisobanukiwe, n'ababikora bakabona ntibihinduka. Hari ibindi ugomba kubanziriza. Gutega amatwi rero hano 5 kugira ngo nidushyiraho ikiganiro gisobanura cyangwa cyerekana uko bikorwa ubikore, kandi nutabona umwanya ubwo uzashaka ko duhura nta kundi ngufashe. Ubwo niba abandi badashobora kuba, hari n'ababa batinya ati ninkoraho birapfa. Ntago byapfa, ariko benshi ndabizi ko babigerageza bakabikora. Uko ugenda ubimenyera ni kugenda ubikora. Ahasigaye rero muhahe muronye mugubwe neza. Ndimo ndatora mitende, ndaza kugaruka neza mwihaganire irijwi ryaciye bugufi cyane ritameze neza, ntago ari ngewe. Ni iminsi ko ningwe ubwo ibaye nkornya umutwe n'amazuru n'aminwa byose nijwe. Mugubwe neza.